Imana ishimwe nanone tubahaye ikaze na karibu Uwiteka tugirire neza kandi yongera twishimire kuko ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware. Turabishimiye mu izina rya Yesu Kristo abadukurikirana kuri ino channel mwese. Channel yitwa Etienne Mbonyinshuti. Ku mbuga nkoranyambaga zacu ni iryo zina: Facebook ni Etienne Pasteur Mbonyinshuti, TikTok ni Etienne Mbonyinshuti, kuri YouTube ni Etienne Mbonyinshuti, Instagram ni Etienne Mbonyinshuti. Imbuga zose wowe udukurikiranye umunsi ku munsi ubanye natwe, Imana iguha umugisha. Ukora subscribe na share na comment kugira ngo mujye muduha support yuko mudukurikiranye. Imana itugirire neza, Imana ituganze. Tugarutse nyuma y'ubuhamya bukomeye cyane. Mwagiye mwumva ubuhamya bw'abanyakibungo. Hari abansabye rero ubuhamya. Hari abaherutse kubona ikiganiro nakoreye ku Musaruzi TV, baravuga bati dukeneye n'ubuhamya bwa kuri channel yawe bw'uburyo Imana yakwirukanye muri Kigali. Ndabashimiye mwese rero. Uwiteka tugirire neza, tubere maso, atubere ku rugamba. Ni ibihe bikomeye naciyemo bitari byoroshye, ariko ku bandi babonaga ko byoroshye, kandi nanjye nabonaga yuko ariyo nzira yoroshye. Nakoreye Imana ndamamara, ariko nkabivangavanga. Ubu iki ni igice cya kabiri cy'ubwo buhamya, kuko icya mbere naragitanze. Mfite ibice bigera muri 6 by'ubu buhamya namaze no gutegura. Nabivangavanze, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, ndi umuririmbyi, ariko nakoraga icyaha cy'ubusambanyi, nkakora icyaha cyo kunywa inzoga, nkakora icyaha cyo kunywa urumogi, mu bintu bitandukanye. Hanyuma rero Imana yaje kuja kunca mu mujyi wa Kigali, kuko nari namaze kwigira ikigomeke. Sinari nyumvira abahanuzi, sinari nyumvira abakozi b'Imana. Numvaga yuko revo ndiho ihagije. Narabivuze cyane rero. Haje kuza kubaho ikibazo. Nari umunyeshuri urimo kwiga iby'ubufundi. Uwiteka yari yarangiriye neza, ariko ibyo byose kubera ko ntumviye Imana byabaye ubusa. Ndakumenyesha ko ibintu byose wakora utarimo kumvira Imana, nta hantu kure nta hantu kururi Imana itagera. Ahantu hose Imana irahagera. Hanyuma rero intandaro, Imana yari yarambwiye yuko nzakora indirimbo imwe gusa. Ubundi umuhanzi mwiza ushobora guhanga indirimbo, ariko kubera yuko nyine Imana ikibaye imbwira iti uracyari mu butayu. Imana ishimwe, ntago wasimbuka ubutayu. Ibyo wakora byose habaho kuba nyine ukiri Isirayeli, ukizenguruka muri ibyo bikombe by'inaha mu butayu, ukiri ku misozi nk'iyi ngiyi. Ubwo abandi bari i Kigali, ubwo abandi bari Kampala, ubwo abandi bari Amerika, ubwo abandi bari mu Bufaransa, ubwo n'abataturusha kubwiriza cyangwa guhanura bari mu miji ya Kigali barimo. Mujye mubyumva. Hari abantu bajya bipapagura kavuga ngo njyewe nzi guhanura, nzi kugira gute. Ntago wasimbuka ubutayu. Niyo mpamvu natwe turi mu butayu, ariko yoka byari tugirira neza. Ibiduhaye urubuga rwa channel, iduha kugira amatelefone. Urumva yuko iyi itaradusubiza ibigabanyije imisonga. Ntago ari komedi ndimo gukina, ahubwo iyi Imana itaradusubiza ibigabanyije imisonga. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero iyo ndirimbo naje kuza kuyisohora. Nayisohoreye aho bitaga muri Zege, yari iri Kimironko studio. Mbere yabanje kwitwa One Way Production. Ndumva mu Rwanda yari izwi cyane icyo gihe.
mu bihumbi 2013 mu kwezi kwa 9 ndumva iyo ndirimbo aribwo nagiye kuyisohora. Twari turimo dusatira 2014. Ni nyuma y'imyaka 10 Imana iciye muri Kigali. Hanyuma naje kujya gusenga. Rero hari abakozi b'Imana batavangiye. Iryo torero ryari Inyenyeri y'Ububyutse, ryari ryiyomoye kuri ADPR, ryabaga mu izindiro. Hanyuma byayoborwaga n'uwo bitaga Bishop Paraside. Niwe muntu wampanuriye arambwira ati Imana iguciye mu mujyi wa Kigali, ubu tuvugana ugiye kuba inzererezi mu cyaro, ariko inzererezi ikorera Imana. Ati ngayo nguko narirwaniriye bishyira kera koko ntibyaciyeho kabiri. Urumva ngarutse inyuma gatoya, indirimbo twarayihinduye tuyigira iy'isi. Tumaze kuyigira iy'isi, buri uko Imana ihana nayo byarangije idasohotse, birangira producer yimukiye muri Kenya, birangira ya studio hajemo abandi, nasubirayo nkasanga no kubera kunyura urumogi n'iki, nareba abantu nkabona n'abazungu, nareba imodoka nkabona zabaye nyinshi muri Kimironko. Ndavuga nti Kigali rananiye, reka ncike nje mu cyaro. Ariko Mana we waraturengeye. Nagiye mu cyaro, naruhukiye ahantu bita Inasho, kuko nge nari umurobyi. Nduhukira ahantu bita Inasho. Nagiye mfite amakositimu imiguru 3, mfite nyine urumva abavuga butumwa bo muri Kigali, abahanuzi bo muri Kigali, wa mugani wa babandi baba batikoraho. Nuko rero birangije icyabayeho, imyambaro natangiye kuyambara, umpaye inzoga, ugize ute aho nikopesheje, imyenda nyihasiga. Birangiye abagiye kuyigwatura nyibihera, bamwe abo ntije ngo ni inshuti bayijyana. Imyenda iragenda inshiraho, ntangira kujya kuroba, sinanyurwa, nsubira muri bwa buzima bwo kunywa urumogi. Ndongera ngo inzoga, birongera biranga, nkakizwa nkabivamo, nkakizwa nkabivamo. Bigezeho ndavuga nti rero Mana uri Uwiteka, uri Imana yanjye. Ndatambuka nsaba Imana imbabazi. Maze gusaba Imana imbabazi, ntago byarangiriye aho. Naje kuza kugirirwa icyizere, Imana ingirira icyizere. Nubwo byari bikomeye, nza kuza gusengerwa ku bupasiteri. Nubwo bikomeye muri ino minsi, nubwo bitumvikana, ariko kuko Imana yatugiriye icyizere, Imana ishimwe. Hanyuma bigenda neza, ndayobora. Igihe kigeze mba mbihagaritse kubera impamvu. Ariko n'ubundi umuntu yimitswe ntago bijya bimuvaho. Nubwo hari ibindi nabyo birimo bikenerwa hano imbere, bisaba yuko abantu bazabanza bagasubira mu mashuri bakiga, ariko ntacyo bitwaye. N'iryo zina n'iyo nkoni, aho unyuze hose, buriya icyubahiro abantu bose mubona barimo baramaranira ibyubahiro. Nanjye iyo nyuze ahantu bagahamagara pasiteri dusengere, pasiteri gira gutya, mba numva merewe neza. Kandi ndashima Imana ko nyicaye kuri iyo ntebe, nubwo habaye intambara nyinshi, nkahura n'ibibazo, ariko ubu ndashima Imana ko iyo ntebe nkiyicayeho. Nubwo atari ngewe uyoboye, hari umushumba, ariko nshimye Imana ko Imana inyicaritse kuri iyo ntebe, nta kibazo mfite. Uwiteka rero arandwanirira, Uwiteka arandinda, Uwiteka mbera amaso muri ibyo bintu byose. Maze kwihana, ijuru rirakinguka, ndongera ndahanura, ndongera ndaririmba, ndongera mvuga Imana. Urabona ko bimeze neza, urabona ko amakonegisiyo hano tuba twahuje. Ni ibintu bidasanzwe ku bantu bari baraciwe, ariko hari ijambo rivuga ngo aracyari ku ntebe y'imbabazi, uje wese aramuruhura
uje wese amugirira neza. Ndatanga ubu butumwa. Ejo bundi nari ndi i Kigali, abantu barambwira ati hari abapasiteri, hari icyo, ariko ntago wababuza. Utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ndetse niyo turimo tubivuga gutya, abantu babona yuko ari ugushaka sapu no gushaka views na za comment na za share yaho ya. Icyo nkubwira ni ikindi ku mutima. Icyo nkubwira ni icyo nahuye nacyo. Icyo nkubwira ni ibintu byabaye ku mugaragaro. Aha ngaha hari abantu twahamagara tukababaza koko nje nabaye ruharwa. Muri ibyo byose nageze igihe ngera kuri za Victoria. Urumva imyaka 10 ishize harimo ibintu byinshi. Iby'uburyo nabaye Tanzania ntago ndaza kuza kubivuga. Nageze mu gihe ntaka ndiyo mu misozi ndi kure cyane. Ngira Imana ni Imana wavuganye nanjye burya warambeshye. Nari naguye muri Victoria maze gusoma amazi. Ndavuga ni koko ni wowe wavuganye nanjye cyangwa cyari igipindi. Numva ijwi ndi muri ya mazi. Rirambwira ngo ninjye wavuganye nawe. Kandi koko yari. Ndazamuka baramfata, ndagenda bandutse amazi. Ijwi ry'Imana. Ubundi abantu babaye abarobyi barabizi. Ni ukuvuga ngo bakwambura ubusa, bakagushyira hariya, bakagukanda hafi y'igicaniro cy'umuriro, kugira ngo baragukanda ahantu hose hari umwenge hose hanyura amazi. Ibyo ni ibintu byabaye, Imana impagararaho. Nari umunyamafuti, nari umunyamakosa, ariko data mpagararaho angirira neza, ambera Imana yo kabyara. Ibaze kuzava hirya za Mwanza kuri Victoria. Ni ukuvuga ngo urenga uturere turi muri dutatu kugira ngo winjire muri Bukoba, ugera ahantu bita Cyato. Nihingini yampagaritse cyangwa moteri, niho yampagaritse Cyato. Hano kuri uyu wari Perezida Magufuli, ababizi bo barabizi. Ngera ku akarwa bitaganye itubi, nako nkamaraho iminsi 3 Imana irambwira ngo haguruka. Ndaza ninjira burigi hano muri Bukoba. Aho Cyato bahita ni muri Geita, ni muri Geita. Ninjira muri Bukoba, mva Bukoba ndaza mara y'ibyumweru 3 ahantu bita ku nyanja bitaga burigi mvayo. Ninjira muri Karagwe. Imana impamagarira kwinjira muri Karagwe njyayo mpamara imyaka 2. Ahantu bita za Murushaka, za Nyakayiga, aho bita Iremba, za Cyamucuzi, habereye umurimo wari ukomeye cyane. Ariko Imana ibyo byose yagiye iturengera, igenda iturinda, igenda imbera amaso, indinda gutsitara, kugeza igihe Imana yambwiye ngo haguruka wongere ugaruke. Suko tutahuye n'ibibazo. Ibibazo birahari, intambara zirahari, ariko dukomere dushikame. Nguhayira ijambo kugira ngo ukomere, nguhayira ijambo kugira ngo ube maso, nguhayira ijambo kugira ngo ubu buhamya bugukomeze. Nimba abandi banywa inzoga ibyo birabareba, nimba bajya gusambana ibyo birabareba. Bafite umwami bakorera, nawe ufite Imana ukorera. Wikora ibyo abandi bakora, kora iby'Imana ishaka, kora iby'Imana yaguhamagaye ishaka. Icyo wavuganye n'Imana, Imana izagikora. Icyo wavuganye n'Imana, Imana ije kugikora bidatinze. Icyo wavuganye n'Imana, Imana ije kukigenza neza. Ariko bamaso wongere uyikorere. Uwiteka abane natwe mu izina rya Yesu, amen.